Buretse genda hane buretse biro ntabwo twabise guko ndebera ko ineza buretse gato no byose wow byagenze gute njye manaje kugura none ndimo kugura no koga no barabanutse banyandagaje kandi ikibazo nyine ngiye ndi kwibaza kuki uri gufata uyu mukobwa umukushe bona gutya we byagenze gute none ngo iwe namufashe byagije arasembuka ko winkoraho wikongera kunkura ubundi muzano tugurane umva mugabo umva niye mubwire we muhagaza hagarara oya mani twatwaraje hagarara aho ngaho mama mwana amajoro ntabwo njye naje kuba hasi njyewe naguce mani ucecetse mani umva yemko reka nkubwire iyi seta ntabwo ariyo kuza ujagaraye ndebera ibisatsi reba ukuntu umeze ubundi nkawe ko kurana wabona umukiriya kandi uratuma iseta yacu ibona umwaka kubera wowe se mbanze mubaze igihe wavumvuriye twese twaje gushaka amafaranga uri kumva neza uyu mwana uramubaza iki uyu mukobwa ikintu cyamuzanye hano urakizi kubuzi kuzamura ubwamba ngo usa neza ndebera ubwo busatsi ariko rwose kabanyarwanda nta n'isoni mugira koko urabona ukiye kurusha umukobwa ku buryo wabwanutse twubahane bro twese twaje gushaka amafaranga nshaka kwakira hasi kuko icyo naje gukora nagakizi twese twahore muri kano kazi rero nta mpamvu ufite yo kunshitinga muranshitinga ushingiye kuki why murabra umufare kambabwiza ukuri reka mwishize hamwe ubu urabona umuntu uyu ni umuntu bite baby umeze fresh shamana ari nko kumwe n'izina ry'Imana oya nakupanga shamana nyine urumva amaze n'igihe nararwaye narasaraye so byo tamwe wanze mu rwazi nishiri cyo nakubwira cyo shamana uze n'amagambo yo urabizi yo turi kumwe shamana abisere nuko ndimo ndavugishwa ntabwo siri kumbona abantu benshi barambwira ngo mba nanyweye itabi ngo mba nanyweye inzoga kubera amaso yanjye oya buri gihe iyo duhuye amaso yanjye atatukura mwana nyine kubera urukundo rwinshi na santima nyinshi bihita bituma amaso atukura urwo rukundo oya reka banze uri inshuti ye ujye umugira inama nta na kimwe muri ibyo byose bikureba asundi murapfa ubundi nize musoro muze kubaza muri mu magambo ubase mwabukobwa bimeze bite kurumva muri za bwe habyageze bite ni iki ziri biraze tubasura atakaye buriya buretse genda hane buretse biro ntabwo twabise guko ndebera ko ineza buretse gato no byose wow ariko mba sinzi wenda kugura nawe turebe baba buretse ndabahahira rimwe mana we yesu we ibi ni ibiki ndimo ndawe no kamari yewe ndi kamariza yewe kamariza we nongera suzume neza ndiye we wewe no yewe ufa gusa nyine wumve ngo iyo mutekereje wumbura amahoro n'izina ry'Imana uri kubona ubu ngubu mvuye mu rugo ndavuga ati nubwo nkirwaye bwose ndiranje mfe kuza sibyo none rero niyo mpamvu bisinze Sherimani uko bizarangira gute ukumva bizarangira nyine mu magambo make mbabarira igihe dukundanye n'ikinini tubane pe kuko ndikubona byazanira uburayi reba nk'ubu ngubu namaze gushyuha nashyushye natuye kubera iki ntabwo ushaka ko tubana ntabwo birazi mana sheri basi mbabarira ndakwinginze basi ndapfukamye sibyo nyemerera tubane uzabitekerezaho ntabwo ari ugupfa kubura ibaze yuko ndiko nyine hari ukuntu kera urumva mama yancukije imyaka itageze ese urahaha banga ndabanza kugura oya reka mbonye uyu mukiriya we umva twumvikana sanze mama maratongana muri misaga ko twari turi mu byatsi ahubwo nawe uri kuza sinaje guhaha se nangeje kwihahira umva
ndubu ufite amahane umugura ngahe miliyoni ijoro rimwe urayafite amaturanga y'isuko ngo amaturanga ituro rimwe muza no busazi toka karata twihari shuwe unawe ufite utuntu tumeshi bewe nangera kishusho we nabonye nkatitira miliyoni ebyiri ituri imwe oya basi ndanakongeza Jesus umva se ubwo mukobwa wigeze kuma aramana tutubikana arangije angarabye n'ibirenge angarabye n'ibirenge ese yabyanzanye niba utangarabye ibirenge ndakwiyanga ubwo ni kamari mbabari ureke tubane pe wimbwa ngo ntabwo byakunda kuki bitakunda uzabanza kubiganira kandi shero uzatuma ngura indaya n'izina ry'Imana ntabwo wabikora muri seriye mwana so nkunda eba nk'ubu nagura umwanya oya ntabwo wabikora so urumva wabikora nyine nawe ndimo ndakubwira urumva ubundi mama yakoze ikosa ryo kuncutsa nyiri umwana mutoya ubundi njye mba numva akenshi nshaka konka ariko ubusenzonka ndeko ariko mba numva byaba byiza ngiye handi mu cyaro buriya mu cyaro bafite inka iriya nyana nyine ibiri konka bakayikura akaba ari ngiye bazajya bonsa ubwo bishatse kuvuga ko ndumva ari ugiye kumbwira ngo uzajya umensa we nare bigo nzajya mbikora yego mana we ubanze ngiye umuntu wa mbere ufite umukunzi pe abandi ni ibigarasha bababeshye sha nakundi nyine none se ngaho mbwira basi ni igiki wumva nyine wagizemo amahirwe kuba ukundana nanjye kamariza kamari ngiratuye ikamariza kamariza we uyu mugara najaga ndabiye twashinze taza no gushinza ngaho banaje kwihahira ni setacu dusanzeho amazi oya banaje kwihahira reka twumvikana iseta tuzayisorera gura cyangwa turi mu mikino njyewe mbaguriye rimwe nito mushaka mbaguriye rimwe ubwo mwabuze amafaranga yo urayafite wowe waduha mwaraye amajoro mwaraye none muje kuza kumerezaho wenda kugura miliyoni imwe amatura 6 uzikona sazi akajya bavuga ngo gutya ngo iyo umuntu akoze hano ngo bagira ngo bari kuronga avoka ngo kwa ngo nta bwanwa ntaki buriya nawe urabinyangira ndumva nenda gupfa mwana ndimo ndashesha urumeza n'izina ry'Imana ubwo sheri ubwo se ngaho basi tugende nsure muri bito tugende pe aka kanya nta kibazo ariko uvude kamari reka nkwereke kugira ngo wenda ufite urishinze kamariza miliyoni zinga nako we akarawundi kamwe nangaye ndagura 500 twigiye ndakugura ndakumarana imyaka 3 uraciriritse nakubwira imyaka 3 nakubwira injiji nk'ingi vaye hano twiciro ndakugura magana yes nisaha imwe oya nakugure kura ntabwo murekura ndakuguze imyaka 3 ese ibintu bibaho mama fatara ku ngufu umuntu no ku muhanda ese ubundi akamaza ko nkwizera uyu mugabo yitwa kamariza nakwishyura ngiye message tugende reba kujagara tugende genda nyine bakujya ayo maturo 500 uranyemereye je tugende tubikurikirane oya nagukinishaga kubera iki se ngaye bazivuye mani izina ry'Imana ubundi uvugira ubwenge cyane suri kumvuga kandi tugiye amanyukanira nda wamfasha nagufasha byinshi erega impamvu ngewe nagira ikintu mufasha oya pe sheno sereba mama uko nagakanya twagiye amara ngo bikunde shere urabyanze urabyanze ngiye no kugura indani izina ry'Imana ntabwo ngure kura wowe nisaha imwe ono nagrama kamari natasida nakubwiraga byagenze gute njye naje kugura none ndimo kugura hano konga no bana banutse banyandagaje hano ikibazo nyine ngiye ndi kwibaza kuki uri gufata uyu mukobwa umukushema nagure gutya we byagenze gute none nguyu we namufashe byagisha arasembuka ngo winkoraho wikongera kunkura ubundi muza hano dupangire umva mugabo umva niyo mubwire we muhagaza hagarara oya mani twatwaraje hagarara aho ngaho mama mwana amajoro ntabwo njye naje kuba hasi njyewe mani mucecetse mani nangahe rari miliyoni urayifite oya
tuvugisha ukuri nta muntu mu Rwanda ndabona wavuze wa miliyoni biterwa nuko umuntu aba ameze ubwo se womeze nyine womeze urabibonera mu gitanda ubwo se ubwo naba ngiye ariko nawe ngiye kugira umugore bivuze ngo waje hano ku iseta tutazi ikikuzanye oya ibi ntabwo washatse so umugore akoreka mbanze ncagure we subibi n'ibiki birimo we kandi rebu Kamariza we bugiye ntabwo naguhitamo ndakweremera kandi Nese n'uyu yaje kubagura kandi wowe naje kwirahira amazi ubu wasanga naje kutujaga mundi ubwo ufite amafaranga bya amafaranga ndafite ariko ibintu muri kuvuga ngo bya miliyoni ngo bya je amafaranga mfite urumva ufitanga yenye amafaranga mfite kandi bitewe n'ukuntu meze nyine ntago nkoraho bitewe n'ukuntu meze amafaranga wishoye yo kugira ngo uzanire ibinyashi kuko ntabwo iki kibuno ari icyawe warakivukanye iyi ni sajari umva se ngiye rwose amafaranga mba we amafaranga umva se twumvikane bebe wowe jya kuhaha uragarutse nanone ndagarutse nyine nakubwiye ngo iki mazi kagwese no kuri mani ngiye gute ngende nahere hano mu gitondo naje samara ndaha banga ko mbagura urangije uranutse umva bro mubabare ngiye nawe tudasira mani ngende ndasira nawe mani ndashaka ko dusira amanega kiriye ngo nyime n'umuntu agiye yese mani agiye he umuntu w'umugabo aragufata akagusunika ukagenda nanjye birambabaje niyo mpamvu ngiye kumukubita ikirego mutwanaguye ariko urasetsa ndababwira nangahe rero sasa ngenda guha amafaranga menshi sibyo impamvu bana babwiraga make nuko nyine baciriza ariko uri kubona ibintu byose urabyujuje umva nani isoni biguteye byo kuza kunkora ngo nanga ubu urabona naryamana nawe n'ukuntu umeze meze gute ubu wowe urabona utangwaho koko se nakugwa ngo tuzuga ari nanjye wabikora fresh kurusha kiriya cya gita we nugukozamo rimwe ukahita uryama hasi ubu urabona Yesu Kristo none nubwo wireba Yesu we ahubwo ntabwo ubu ni ntabwo